gihe gito Imana igiye gukora ibitangaza abavugaga yuko yazakwarimba nibo bagiye kujya bavuga baturira mu gihe gito Imana igiye gukora ibitangaza abavugaga yuko yazakwarimba nibo bagiye kujya bavuga baturira niko bagiye kujya bavuga Uidiwo kwa Yesai bamufatara mwinda Imana iri mw'ijuru ikamufata n'umugabo Ibyo abantu batekereza sibyo Imana itekereza Uidiwo kwa Yesai bamufatara mwinda Imana iri mw'ijuru ikamufata n'umugabo Ibyo abantu batekereza sibyo Imana itekereza Imana igiye gukora ibitangaza abavugaga yuko yazakwarimba nibo bagiye kujya bavuga baturira ngo ni nyakubahwa igihe gito Imana igiye gukora ibitangaza abavugaga yuko yazakwarimba nibo bagiye kujya bavuga baturira uriya ngo ni bose Wavuga zikumvikana mu ukabura ijambo ariko Imana yategeka ukavuga nabo bacece waburana bakagifirikira banywa bakagishyushya wavuga zikumvikana wowe ukabura ijambo ariko Imana yategeka ukavuga nabo bacecetse abavugaga yuko yazakwarimba nibo bagiye kujya bavuga baturira uriya ngo ni umugabo igihe gito Imana igiye gukora ibitangaza abavugaga yuko yazakwarimba nibo bagiye kujya bavuga baturira ngo ni nyakubahwa niko bavuga bakavuga bakongera bakavuga